Nyiricyubahiro Musenyeri Edouard Sinayobye Umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Cyangugu ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 26 amaze ahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti yari hawe tariki 12 Kanama umwaka w'2000. Musenyeri Edouard Sinayobye yavukiye ahitwa Ikigembe, Diyoseze Gatolika ya Butare, hari kuwa 20 Mata 1966. Kwa gatandatu Gashyantare umwaka w'2021 nibwo Papa Francisco yamugize Umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Cyangugu, maze yimikwa kwa 25 Werurwe umwaka w'2021. Intego ye iragira iti Fraternitas in Cristo, ubuvandimwe muri Kristo. Yasimbuye ku buyobozi bwa Diyoseze ya Cyangugu Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Damascene Bimenyimana witabye Imana kwa 11 Werurwe umwaka w'2018 azize uburwayi. Musenyeri Edouard Sinayobye yavukiye muri Diyoseze ya Butare, ari nayo yaherewemo amasakaramentu y'ibanze. Amashuri abanza yigiye iwabo, nyuma ayisumbuye ayakomereza mu seminari nto ya Mutagatifu Lewu i Kabgayi kuva mu 1987 kugeza muri 1993. Mu 1993 yinjiye mu seminari nkuru ya Rutongo, aho yamaze umwaka umwe. Aza gukomereza amasomo ya filozofiya na teolojiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu mwaka wa 1994 kugeza mu mwaka wa 2000. Yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti kwa 12 Kanama mu mwaka wa 2000, ahita agirwa padiri wungirije muri paruwasi ya Butare. Muri icyo gihe yaranashinzwe komisiyo y'ubutabera n'amahoro ku rwego rwa Diyoseze Gatolika ya Butare. Mu mwaka wa 2005 yagizwe padiri mukuru wa paruwasi ya Gakoma, ari nako yari umwe mu bagize komisiyo y'imari ya Diyoseze ya Butare. Kuva muri 2008 kugeza muri 2013 yakomereje amasomo muri Université Pontificale Theresianum i Roma, aho yakuye impamyabumenyi ihanitse no kuvuga PhD mu bijyanye na teolojiya ya roho, teologie spirituelle. Mu zindi nshingano yagiye ahabwa harimo kuba umuyobozi wa Caritas ya Diyoseze ya Butare hagati y'umwaka wa 2010 na 2011. Yabaye kandi umucungamutungo wa Diyoseze ya Butare hagati ya 2011 na 2013. Yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyumba kuva muri 2014 kugeza atorewe kuba Umwepiskopi. Yabaye kandi umwarimu wa teolojiya ya roho mu seminari nkuru ya Nyakibanda, ndetse aba n'umwarimu muri Kaminuza Gatolika ya Butare. Yanabaye umunyamabanga komisiyo y'Abepiskopi ishinzwe ihamagarwa, ndetse abumwe mu bagize komisiyo y'ihuriro ry'igihugu ry'Ukaristia. Musenyeri Sinayobye avuga indimi 5: Ikinyarwanda, Igifaransa, Icyongereza, Igitaliyani n'Igiswahili. N'umwanditsi w'ibitabo kandi azwiho gukunda cyane umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo. Yagize uruhare rukomeye mu kumuzirikana no kwamamaza ubutumwa bw'amabonekerwa Kibeho. Mu gihe yizihiza imyaka 26 hamaze ari umusaserdoti, abakristo ba Diyoseze Gatolika ya Cyangugu bakomeje kumwifuriza gukomeza kugira umurimo mwiza wo kuyobora, gukomeza no guhamya inkuru nziza ya Kristo mu bumwe, urukundo n'ubuvandimwe. Nyiricyubahiro Musenyeri Yohani Bosco Ntagungera arishimira isabukuru y'imyaka 2 amaze atorewe ku Umwepiskopi wa Diyoseze Gatolika ya Butare. Musenyeri Yohani Bosco Ntagungera yimitswe kuwa 5 Ukwakira mu mwaka wa 2024 habwa inshingano zo kuyobora Diyoseze ya Butare. Intego ye iragira iti Audiente et Laetentur, niba byumve maze bishime. Yavukiye muri paruwasi y'umuryango Mutagatifu Sainte Famille i Kigali, hari kuwa 3 Mata 1964. Yahawe isakaramentu ry'ubusaserdoti kuwa 2 Kanama 1993. Musenyeri Yohani Bosco Ntagungera yavukiye i Kigali mu Rwanda kuwa 3 Mata 1964. Amashuri abanza yayigiye i Kigali no mu Ruhengeri kuva mu 1971 kugeza mu 1978. Amashuri yisumbuye yayigiye mu seminari nto ya Archdiocese ya Kigali kuva mu 1978 kugeza mu 1985. Mu 1985 yinjiye mu seminari nkuru ya Rutongo, nyuma akomereza amasomo ya filozofiya na teolojiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu 1986 kugeza mu 1993. Nyuma yo guhabwa ubusaserdoti mu 1993 kugeza mu 1994 yabaye ushinzwe amasomo mu seminari nto ya Mutagatifu Vincent Ndera muri Archdiocese ya Kigali. Mu 1994 yagiye gukomereza amasomo i Roma muri Université Pontificale di Lateran, aho yize amategeko ya Kiliziya n'amategeko asanzwe ya leta, hakura impamyabumenyi ya lisansi ndetse n'iya doktora. Aha kandi hakomereje amasomo kugeza mu mwaka wa 2001. Agarutse mu Rwanda kuva muri 2001 kugeza muri 2002 yabaye umunyamabanga mukuru wa Archdiocese ya Kigali Chancelier, akaba na perezida wa komisiyo ya Diyoseze ishinzwe ibikorwa bya Papa byogeza butumwa OPM ndetse n'ubutumwa bw'abemera Kristo.
kuva muri 2002 kugeza muri 2018 yabaye umuyobozi wa seminari nto ya Mutagatifu Vincent Ndera, anakora ubutumwa mu rukiko rwa Kiliziya ruhuriweho n'amadiyoseze gatolika yo mu Rwanda. Muri icyo gihe kandi yayoboye komisiyo y'ibikorwa bya Papa by'Iyogezabutumwa OPM ku rwego rw'igihugu. Kuva mu mpera za 2018 kugeza atorewe kuba Umwepiskopi, yari padiri mukuru wa paruwasi Regina Pacis Remera muri Archdiocese ya Kigali. Muri iyo paruwasi niwe yashingiye Pacis TV, televiziyo ya Kiliziya Gatolika. Yakomeje kandi gukora ubutumwa bwo kuba umucamanza ku rukiko rwa Kiliziya ruhuriweho n'amadiyoseze yo mu Rwanda rukorera ku cyicaro cy'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Mu myaka 2 amaze atorewe kuyobora diyoseze ya Butare, Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira akomeje umurimo wo kwegera abakristo no kubayobora mu bumwe bwa Kiliziya, ashingiye ku ntego ye igira iti nibabyumve maze bishime. Aba bepiskopi bombi tubifurije isabukuru nziza. Mwakoze cyane kunkurikira, naho ubutaha.